iyo bibagewe nta nsengero nafungura n'imwe n'ibyo dukora tubikora nyine byose kugira ngo abantu nayo insengero ariko muba hehe mwebwe ngewe ibyo mbona ko ari abantu huzuyemo ububandi gusa kurwana n'ababandi bari mu churches nabyo nta mpuhwe mbifitiye na busa. Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze ku Ndatwa TV, isoko y'ibiganiro byigisha sosiyete. Senateri akaba na perezida w'ishyaka Green Party Dr Frank Habineza abajijwe ku biherutse gutangazwa n'umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame uherutse kuvuga ko iyaba ari we insengero zose yari kuzifunga kuko mu madini n'amatorero huzuyemo ububandi. Senateri Dr Frank Habineza yatangaje ko mu minsi ishize yabangamiwe no kujya gushyingira umuntu bafitanye isano, aho bagiye ibirometero 20 bashaka urusengero bahererwamo isakaramentu bakarubura, bikaba byaramubangamiye cyane. Ibi yabitangaje ku munsi w'ejo tariki ya 30 Ugushyingo 2025 ubwo yari ashoje kuyobora kongere y'ishyaka ku rwego rw'intara y'Uburengerazuba yabereye mu karere ka Karongi, yanabereyemo amatora y'inzego zitandukanye ku rwego rw'intara zirimo iz'urubyiruko, abagore n'abahagarariye intara muri rusange. Habineza abajijwe ku nsengero zimwe zafunzwe kuva muri Kanama umwaka ushize kugeza ubu, yavuze ko kuri we izujuje ibisabwa zikwiye gufungurwa kuko nawe arimo bo byagizeho ingaruka. Yagize ati nababajwe n'ibirometero 20 nagenze mu karere ka Gasibo mu minsi ishize, aho twari twabuze urusengero na rumwe dusezeranyirizamo abantu bacu. Senateri Dr Frank Habineza yavuze ko amadini n'amatorero yafungiwe insengero arimo afite byinshi bifasha abaturage mu mibereho yabo ya buri munsi. Ati twe twifuza ko insengero zujuje ibisabwa zikabitanga zafungurwa vuba na bwangu kuko birababaje cyane. Ntabwo dushyigikiye akajagari, ariko turasaba ko itsinda ryagiye kuzifunga ryasubirayo kuzisuzuma zikareba niba ibyo babasabye gukosora barabyujuje, ubundi bakazifungura. Insengero byanze bikunze zifite akamaro mu iterambere ry'igihugu, hari izifite amashuri, amavuriro, hari izubatse amahoteli. Rero bubahiriza amategeko, natwe dusuzume ko ibyo basabwe babishyize mu bikorwa, ubundi habeho gufungurirwa. Aho niho twe duhagaze nk'ishyaka rya Green Party. U Rwanda rubarura amadini n'amatorero arenga 360, hashyirwamo n'imiryango itari iya leta ishingiye ku madini n'amatorero bikarenga 500. Nubwo bimeze gutyo, ibikorwa remezo byinshi bigaragara ku madini n'amatorero atarenga 10 muri 360, abandi bagasigarana inyubako zabo bakoreramo ibikorwa bito bakorana n'abaturage bake. Habineza yavuze ko hari abantu bababwiye ngo babakorere ubuvugizi kuko ibyo leta yabasabye babyujuje, ariko kugeza uyu munsi bakaba batarafungurirwa, kandi twasanze ibyo basaba bifite ishingiro. Twaje kubiganiraho na bamwe mu bayobozi ba RGB kuko insengero ntabwo ari ikintu kibi. Bigisha imico myiza, kwirinda ibyaha no gukora ubugome nk'ubwicanyi, kandi nk'uko yabigarutseho ziri mu byagize uruhare runini mu bumwe n'ubwiyunge hano mu Rwanda. Insengero zafunzwe zirenga 9,170 ku zirenga 13,000 mu gihugu hose. Mu kiganiro Perezida Paul Kagame aherutse kugirana n'itangazamakuru ku wa 27 Ugushyingo 2025, yagarutse kuri iki kibazo cy'insengero, avuga ko abantu bakwiriye gushyira imbaraga mu gukora kugira ngo biteze imbere kurusha kumara umwanya munini mu nsengero, byananirana bagasengera ku matelefone. Ati iyo biba njye nta rusengero na rumwe nafungura. Kiliziya Gatolika niyo ya mbere iyoboye andi madini mu Rwanda, aho ifite abayoboke bangana 39% by'abaturage bafite amadini n'amatorero babarizwamo mu Rwanda, igakurikirwa na ADEPR ifite 21.3%, na Anglikani ifite 14.6%, hagakurikiraho Abadivantisiti bafite 12%,
mu gihe isilamu ifite 2% by'abayoboke mu Rwanda. Ngayo nguko rero iby'insengero bikomeje kuvugisha abatari bakeya. Reka twe dusubikira aha, tuzahure mu biganiro bindi. Yari Indatwa TV, Imana ibarinde.